Turabaramukije mwese, shalom. Imana ibahe umugisha mwese aho muherereye hose, abaje hano kuri iki gicaniro. Imana y'amahoro ibagirire neza, cyane cyane mwebwe mwakoze subscribe. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Nawe tuguhaye karibu ari ubwa mbere utarakora subscribe uje hano, nawe nufashwa n'ijambo ry'Imana. Niba ufashwa koko nawe ntugende udakoze subscribe. Imana amahoro ikugirire neza. Ni byiza kuri wowe niba uri gukunze ijambo ry'Imana natudukunze, ntugende udakoze subscribe. Uwiteka akugirire neza. Tuje kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tuje kuganira riravuga ngo ntushobora gutsinda imbaraga z'abadayimoni, ntushobora gutsinda imbaraga z'abaruzi uri umunyamubiri. Icyo nicyo tugiye kuganiraho. Tugiye kugaragaza ko udashobora kunesha imbaraga z'abaruzi, imbaraga z'abadayimoni uri umunyamubiri kandi ukorera mu mubiri. Mana muri Yesu Kristo, ngwino utwigishe, ngwino uduhugure, ngwino uvugane natwe muri iri jambo ryawe. Izina rya Yesu Kristo ntaba ari njye, ahubwo wowe uvugane n'abaje bose kuri Senga Ubuhoke, kandi ubigishe ubahugure, uvugane na benshi bose bagana kino gicaniro. Nanjye mu izina rya Yesu Kristo mfashwe hamwe nabo. Urakoze kuko Imana mva gusenga. Ni mu izina ryawe mugapfa kazuka dusabye twizeye, amen. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, impamvu tuvuze ko udashobora kunesha abarozi n'abadayimoni uri umunyamubiri, nuko abarozi ubwabo ni abanyamwuka bo mu gice cy'ikuzimu, ni abanyamwuka bo mu gice cy'ubwami bw'umwijima, bakorana n'imyuka mibi. Bo baba baratanze ubugingo bwabo kwa Satani, bakagirana indahiro cyangwa se bakagirana amasezerano akomeye hamwe na Satani. Hanyuma bamara gukorana amasezerano na Satani, spiriti zabo cyangwa roho zabo zigahindurwa, zikavuka mu buryo bwa kidayimoni cyangwa se zikavuka mu buryo bwa Satani. Muri bo mu mwuka bavuka mu buryo bwa Satani, bagahabwa ubushobozi n'ubwenge n'imbaraga byo kwiba, kwica no kurimbura. Iyo tuvuga kwiba ntiwumve ubujura bw'ibifatika. Abarozi biba mu mwuka, bagatwara umuntu mu mwuka. Satani nawe uba wabahaye ubwo bushobozi, ibuka ko ari umwuka. Abaha rero ubwo bushobozi bwo gutwara abantu mu mwuka, bagasahurwa mu mwuka, bakibwa mu mwuka. Noneho wamara kwibwa mu mwuka, kuko mu mwuka niho hakomoka ibyo ukeneye, ibyo wifuza byose, ibyo ushaka byose bikomoka mu mwuka. Aho mu mwuka rero umurozi iyo yamaze kujoininga isi y'umwijima, akambikwa imbaraga za Satani arizo twita iza kirozi, agahabwa ubwenge, agahabwa ubumenyi bwa Satani, bw'uburyo bwo kwica, bw'uburyo bwo kwiba, bw'uburyo bwo kurimbura. Aba yabihawe mu mwuka, ntabwo abihabwa mu mubiri. Noneho rero wowe ndero, niba usenga Imana uri muri kote y'Imana ariko utaraba umunyamwuka ngo wigire imbere ho gato kure ubu umunyamwuka. Ubu umunyamwuka ryari? Ubundi kusanze ubundi uri umunyamwuka nuko utimenya. Kuba umunyamwuka nta kindi bisaba gusa uraba umunyamwuka mu kihe gice. Uraba umunyamwuka mu gice cya Satani cyangwa uraba umunyamwuka mu gice cy'Imana. Ubusanzwe umuntu ni umwuka, nuko umuntu atimenya. Umuntu ni umwuka, noneho sasa ubugingo. Uwo mwuka rero wavuye ku Mana, uva ku Mana witwa umwuka w'ubugingo, ushyirwa mu mubiri, umuntu aba umuntu gutyo. Hanyuma uwo mwuka rero w'ubugingo wavuye ku Mana ni nawe ujya ucomoka ugatandukana n'umubiri, byo twita gupfa. Umubiri ugashyingurwa, ugashyirwa mu butaka, ugatabwa. Wa mwuka w'ubugingo ugasubira aho wavuye. Usibye ko hariho imyuka ya bamwe mu bantu
cyangwa bamwe mu bantu badasubira mu ijuru ahubwo bamanuka ikuzimu. Naravuze ngo iyo umuntu apfuye agisohoka mu mubiri we, umunsi uzasohoka mu mubiri wawe uzatungurwa no gusohoka ubona ufite amaso, no gusohoka ufite amaguru, no gusohoka ufite amaboko, uri kureba aho urimo urajya. Kuko umubiri wawe uko uteye ni ishusho yawe wowe w'umwuka, neza wowe w'umwuka ni ishusho, ni ukuvuga ngo usa nawe wowe w'uwo mubiri. Ni iki rero kiba umunsi uzapfa? Ukiva muri uwo mubiri, imbere yawe direct uhita wabona abamarayika babiri. Hari marayika w'ikuzimu uba uje gusoroma abantu bitwa ko ari ababo, aje gutwara ababo baba baramukoreye hano ku isi. Ubwo ukiva mu mubiri wawe direct uhita ubona abamarayika babiri. Hari marayika w'ikuzimu na marayika w'ijuru. Yaba ari uw'ijuru nawe abaje atumwe kugira ngo agutware. Noneho uyu ukiva mu mubiri, uw'ikuzimu aza afite ibyemezo byemeza kuri uwabo, ari byo bya bikorwa ashobora kwerekana muri video y'agahe gato, akakwereka ko uri uwabo. Imana nayo, marayika w'Imana nayo nawe afite raporo y'ibyo wakoze mu isi. Ni ukuvuga ngo rero sasa nicyo navugaga rero, umuntu ashobora umuntu iyo agisohoka mu mubiri we yimukira mu isi y'umwuka. Icyo twita gupfa ni ukwimukira mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo ucomorwa muri iyi si bifite imibiri, ugatandukana n'uyu mubiri, ugakomereza mu isi y'imyuka. Noneho mu isi y'imyuka n'ubundi uba wari usanzwe uri hano mu isi muri uyu mubiri uri umunyamwuka. Ibi bintu ugomba kubimenya rero. Umunyamwuka rero wo mu gice cy'ijuru, iyo atimenye, iyo atitahuye, ntabwo ajya nesha umunyamwuka wo mu gice cya Satani. Kugira ngo neshe umunyamwuka wo mu gice cya Satani, nuko waramaze kwimenya kandi umaze kugwiza ubwenge n'ubumenyi buhagije bwo kwisobanukirwa urinde mu mwami. Wamaze kwisobanukirwa ninde mu mwami, ninde muri Yesu Kristo. Nyuma yo kwimenya ninde muri Yesu Kristo, hanyuma agatangira kubaho bihuye nuko yamaze kwimenya, uwo niwe ubasha kunesha isi y'umwijima n'imikorere yayo. Kugira ngo uneshe imbaraga z'ubupfumu, uneshe imbaraga z'uburozi, uneshe imbaraga z'abadayimoni, uneshe imyuka iva ikuzimu iteza ubukene, igateza indwara, igateza ibyago tubona bitandukanye n'amakuba. Kugira ngo ubashe kuyinesha ni uko ugomba kuba wiyizi wowe wo mu gice cy'ijuru cyangwa se wo mu gice cy'ubumana, wewe wamaze kwizera umwami Yesu Kristo ukamwinjiza mu bugingo bwawe. Iyo wamwijije mu bugingo bwawe rero, ibyo ukaba uzi ko Yesu akurimo neza, udashidikanya mu mutima wawe ko umwami akurimo. Kabiri, ijambo ry'umwami Yesu Kristo rikaba rikurimo. Ndavuga ijambo ry'umwami Yesu Kristo byanditse byera, bikaba biri mu bugingo bwawe no mu mutima wawe. Gatatu, ukaba uba mu buzima busabana, busabana n'Imana. Gusenga warabigize ubuzima, atari kwa kundi bamwe basenga kubw'ibibazo. Oya, ntabwo dusenga Imana kubw'ibibazo, dusenga Imana kuko ari ubuzima. Gusenga ni ubuzima, ni igikorwa kigize ubuzima bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo nicyo kintu kigaburira, amasengesho agaburira ubuzima bw'umwuka. Hamwe n'ijambo ry'Imana nibyo bigaburira umuntu w'umwuka. Noneho ko gusenga n'ijambo ari byo bigaburira umuntu w'umwuka wo muri kote yo mu ijuru,
uwo muntu uba muri ubwo buzima bugaburirwa ijambo no gusenga, akaba yariyubatse, uwo niwe wenyine niwe twita ko ari umunyamwuka. Twongere dusubire mu umunyamwuka, ntabwo ari uvuga mu ndimi. Umunyamwuka ntabwo ari uhanura. Umunyamwuka ntabwo ari uvuga ubutumwa cyangwa uwigisha, nubwo ibyo nabyo bishobora kuba mu duce dutoya dushobora kuranga umunyamwuka, ariko still kuba waba uvuga mu ndimi, kuba waba wigisha, kuba waba uhanura, ntabwo biba bihagije kuraba umunyamwuka. Kugira ngo ube umunyamwuka nyirizina, nuko ugomba kuba ibyo byose ubikora nyine warakira umwami Yesu Kristo n'umukiza w'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ariko umaze kwimenya no kwisobanukirwa uri we. Umaze kwimenya no kwisobanukirwa uri we. Iyo umaze kwisobanukirwa rero no kwimenya uri we, bigusaba kugira ngo utangire kugendera muri bwa bumenyi wamenye. Utangire kugendera muri bwa bumenyi bw'ijambo ry'Imana. Utangire uvive, ubeho bihuye n'ijambo ry'Imana. Uhuze ukubaho kwawe n'ijambo ry'Imana. Umunyamwuka nuhuza ukubaho kwe n'ijambo ry'Imana, akagendera mu ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo umuntu wese wiga ibya Data aza aho ndi, uwo sinzamwirukana na hato. Ni ukuvuga ngo rero umunyamwuka asabwa kwiga ijambo ry'Imana cyane, asabwa kwiga iby'umwuka cyane. Kenshi na kenshi ibigeragezo abarokore bacamo ni amashuri Imana ibacishamo igira ngo ibigishe isi y'umwuka. Ushobora kuba urimo uranyumva, uri mu ntambara z'umwuka, watakwa n'imyuka y'abadayimoni ikubujije amahoro n'umutekano, irara bimwe na bimwe, imwe n'imwe igendagenda mu mubiri wawe, isirikira mu mubiri wawe, yarigaruriye umubiri wawe, idomina umubiri wawe. Ibyo byose Imana wakwibaza ngo kuki Imana ibyemera kandi nsenga. Imana ibigira ngo ikwigishe, wimenye, witahure. Ni wowe ugomba kwisobanukirwa ukamenya uburenganzira bwawe ufite hano mu isi, uburenganzira bwawe ufite kuri uwo mubiri. Igihe cyose utarayisobanukirwa ngo umenye ngo umubiri ni inzu yanjye ntuyemo, n'uwanjye bwite, nawe nkuburana nawe. Kabiri, ngo wemenye yuko muri wowe mu buryo bw'umwuka wavutse ubwa kabiri. Ndavuga roho yawe, spirit yawe yavutse ubwa kabiri muri Kristo Yesu, yitwa umwana w'Imana. Rero kuko spirit yawe yavutse ubwa kabiri ikitwa umwana w'Imana, wowe ubundi wakagombye kuba ufite ubumana muri wowe bwuzuye. Noneho umukozi wa Satani cyangwa umurozi nawe aba yaravutse ubwa kabiri mu buryo bw'abadayimoni, aba yaravutse ubwa kabiri mu buryo bwa Satani. Niyo mpamvu wa murozi muri we aba afite imbaraga ziri satanike zo kwica, kwiba no kurimbura. Aba afite imbaraga z'ubushitani zo kuba yakuroga, akamenya uburyo ashobora kukuzinga, akakuboha, akakubuza kugera ku ntego y'icyo wifuzaga kugeraho, utabaye umunyamwuka ngo uhagurukire kumurwanya. Reka rero mbere yuko nkomeza kuvuga aya magambo, reka dusome iri jambo ry'Imana riri muri Petero, tuhere muri Petero kwanza. Duhere muri Petero wa mbere, aho tubona Petero wa mbere atubwira ko twavutse ubwa kabiri. Kuko turebe Petero wa mbere, Petero wa mbere, Petero wa mbere, turebe ijambo ry'Imana aho ngaho muri Petero wa mbere. Ndagira ngo wumve iri jambo, ugomba kwisobanukirwa ko wavutse ubwa kabiri.
kandi kuvuka kwawe kwavutse ubwa kabiri ntabwo ari ukuvuka gusanzwe, ntabwo ari ukuvuka busanzwe ubisanzwe, ni ukuvuka wavutse mu buryo bw'ubumana, mu buryo bw'ubumana. Iyo ijambo rivuga ngo twavutse ubwa kabiri ni mu buryo bw'ubumana. Noneho wavutse ubwa kabiri mu buryo bw'ubumana yakagombye kuba afite ubumana muri we, yakagombye kuba afite ubumana muri we. Impamvu rero iyo utarisobanukirwa ibi bintu ko wavutse ubwa kabiri mu buryo bw'ubumana, ni ukuvuga ngo biba ikibazo cyane, kuko umurozi we cyangwa se abakozi ba Satani bo babasha kwimenya, babasha kwisobanukirwa, ntibabasha kwishidikanyaho. Impamvu uneshwa nuko wowe wishidikanyaho. Noneho wakwishidikanyaho kutimenya nyine, kutimenya k'umuntu kumutera kwishidikanyaho. Noneho kwamutera kwishidikanyaho ntamenye imbaraga zimurimo. Kutamenya rero imbaraga zikurimo bituma ntiwabasha gukoresha icyo udafite. Buri muntu wese atanga icyo afite, agakoresha icyo afite. Ni ukuvuga ngo bisaba kugira ngo rero wimenye ko wavutse ubwa kabiri. Numara kwimenya ko wavutse ubwa kabiri, hanyuma noneho umenye ikikurimo, umenye ikiguhagazemo, cyangwa se umenye ubushobozi bwibitse mu bugingo bwawe cyangwa bwibitse muri wowe mw'imbere. Iyo utarimenya ko ubwo bushobozi bukurimo buri mu bugingo bwawe, ubushobozi buri mu bugingo bwawe bw'umuntu wavutse ubwa kabiri, ni ukuvuga ngo ntumenye ko hari ubwo bushobozi. Ni ukuvuga ngo ubwo bushobozi wabukoresha gute se utarimenya? Wakoresha ubwo bushobozi gute utarimenya? Bisaba kugira ngo ubanze wimenye, umenye ngo numara kwimenya noneho umenye uwo uri we mu mwami, umenye imbaraga zikurimo mu mwami. Kuko umukristo wese wamaze kwimenya, ni ukuvuga ngo umukristo agira ubushobozi burenze uko twebwe uko utekereza. Umukristo wimenye afite ubushobozi burenze uko tubitekereza. Ushobora kugira ubushobozi bubasha gukora n'ibyo Eliya bariya bakoze. Ndetse kuko mu gihe cya Eliya, zirikana yuko Eliya we umwuka w'Uwiteka yajyaga amuzaho rimwe na rimwe, ariko twebwe umwuka wera abana natwe. Ni ukuvuga ngo rero uwavutse ubwa kabiri akakira umwuka wera abasha gukora ibintu bihambaye cyane. Ubundi yimenye nta murozi wamukiniraho. Reka dusome iryo jambo, Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 23. Handitswe ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora. Umva nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, wowe wavutse ubwa kabiri utarimenya ko wavutse ubwa kabiri, kandi uko kuvuka ubwa kabiri gukomoka mu mbuto itabora. Umva, umubiri urabora, ariko wowe wavutse ubwa kabiri mu mwuka ntubora. Urumva agaciro k'uriwe, ntushobora kubora, ntibikunda. Habora abanyamubiri, habora b'umubiri, ariko umunyamwuka ntabora. Uwavutse ubwa kabiri ntabora. Niko ijambo rivuze ngo mwabyawe n'imbuto itabora. Iyo mbuto twabyawe itabora, biravuga ngo mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Twahawe kuvuka ubwa kabiri tubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rihoraho. Icyo ni icyambere rero. Bivuga ngo kuba umunyamwuka wuzuye nuko wimenya ko wavutse ubwa kabiri ubiheshejwe n'ijambo rihoraho. Ukamenya ngo uri umwuka wowe, kandi wowe umwuka utungwa n'ijambo, ugatungwa no gusenga. Uko umwuka, Yesu yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Ari kuvuga ayo magambo yavugaga
wowe w'imbere kutungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Ntabwo yavugaga umuntu w'umwuka. Umubiri utungwa n'ibiryo, ariko umunyamwuka wavutse ubwa kabiri atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Uko rero umunyamwuka yumva amagambo ava mu kanwa k'Imana, niko mu mwuka w'aba strong, niko mu mwuka wakomera, niko mu mwuka we yunguka ubwenge, niko mu mwuka yunguka ubumenyi. Noneho yarushaho kunguka ubumenyi n'ubwenge, yasenga akoresheje bwa bumenyi yamenye, akoresheje bwa bwenge yamenye, akaba yakora ibintu bikomeye cyane. Umunyamwuka rero, uwo mvuze utyo, umeze utyo, niwe ubasha kunesha umurozi, niwe ubasha kunesha umukonikoni. Washakaga wari warabuze kode wabasha kunesherezaho umurozi, wabasha kunesherezaho abakozi ba Satani. Ngiyo kode yagufasha kunesha abadayimoni, ngiyo kode yagufasha kunesha abarozi. Nta kindi, ni ukwimenya no kwisobanukirwa, ukamenya ko wavutse ubwa kabiri, kandi ukaba waravutse ku mbuto itabora, wavutse kubw'ijambo rihoraho. Ukibuka yuko rero kuko wavutse ubwa kabiri mu mwuka, nawe wisohoye amagambo, ijambo riva mu kanwa kawe riba ari ijambo rikaze. Umva ukuntu ibyanditse bivuga. Ijambo riravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rigira ubushobozi bwo gutandukanya umwuka n'ubugingo. Reka tubisome mu Baheburayo igice cyaho cya 4. Abaheburayo 4:12. Abaheburayo 4:12 niko havuga. Turebe ijambo ry'Imana iryo ari ryo. Abaheburayo 4:12 handitse ngo, Abaheburayo 4:12, wumve ahangaha. Abaheburayo 4:12 handitse ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'izindi nkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose byatwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso yiza tubaze ibyo twakoze. Urumva ijambo ry'Imana ngo nirizima, rifite ubuzima. Ariko nubwo rifite ubuzima, ntabwo rigarukira aho ngaho ngo rikagira n'ubugi busumba ubw'izindi nkota zose. Riratera rigahinguranya. None umva rero, wowe uhuriye hehe rero? Wowe uhuriye he n'ijambo? Nuko icyanditso kivuze ngo twabyawe n'imbuto itabora, ari ryo jambo rihoraho twumvise. Kumbe rya jambo uko uryumva rikagenda rikubaka wowe w'umwuka, nawe w'umwuka, iyo igihe kigeze ugasohora ijambo mu kanwa kawe, ijambo risohoka mu kanwa kawe, cyane cyane iyo mu kanwa kawe haturutse ijambo ry'Imana, risohoka ari rifite ubugi bwo gukata, rifite ubugi bwo gutema, rifite ubugi bwo kubaga impande zombi. Ijambo riva mu kanwa k'umuntu w'Imana, ijambo riva ku muntu wimenye akisobanukirwa, wavutse ubwa kabiri mu mwuka, akaba atakishidikanya, atacireberera mu maso ye kurakomokamo no mu moko. Yararenza amoko akarenga ubuzima bwa hano mu isi n'imibereho y'umubiri, ahubwo yireberera mu Mana. Uwo muntu yarekuye amagambo akava mu kanwa ke, ava mu kanwa ke afite acyaye impande zombi, akabasha gukatagura umurozi. Iyo avuze ngo ndakata ukuboko k'umurozi, kuba gukatitse nyine. Iyo avuze ngo ndanogora amaso n'umurozi, ayo maso y'umurozi aba anogora, ahita avamo. Iyo avuze ngo mpeje ubuhumyi n'umurozi, ako kanya ubwo buhumyi buhita bufata umurozi. Bibuke kuntu Pawulo abwira wa mukonikoni, aramubwira ati uyu munsi urabimpumyi uragenda bakurandata. Ako kanya ngo ubuhumyi buhita bumufata. Kubera iki? Mu kanwa k'umuntu wamaze kuvuka ubwa kabiri, akitahura akimenya uwo ari we, agira ububasha bwo gukora ibidasanzwe. Ibuka Elisha asenga asaba Imana kugira ngo iteze ubuhumyi. Ingabo zari zije kumufata kandi zari nyinshi. Ndakujya nkubwire ngo umuntu wavutse ubwa kabiri akimenya, ubana n'Imana 100%, nta mbaraga zibaho zamunesha, nta bupfumu, nta burozi, nta bukonikoni bwamushobora.
yego niko bimeze. Rero impamvu uneshwa wowe nuko uracyari umunyamubiri, hari inzego utarazamukamo z'umwuka, uracyifatanya n'uwo mubiri, urakibonera muri uwo mubiri, urakibonera muri izo nyama, urakibonera muri ayo maraso, urakibonera muri ayo magufwa. Ntabwo uragera ku rwego rwo kwitandukanya n'ayo maraso n'inyama, kuko rero utaritandukanya n'inyama n'umubiri n'amaraso byawe. Niyo mpamvu iyo bakoze ku mubiri baba bakoze ni nkaho wowe wumva ko bafasha ubugingo, wowe wumva ko bafasha ibitekerezo, wowe wumva ko bafasha ubwenge, wowe wumva ko bafashe imyumvire. Ntabwo ariko bimeze. Umunyamubiri niwe umeze utyo. Iyo bakoze ku mubiri we bigendana n'intekerezo, bigendana n'imyumvire, bigendana n'amarangamutima. Ukimeze gutyo rero ntabwo ushobora gutsinda imbaraga z'ubupfumu n'ubukonikoni n'uburozi, kuko nihakorwa ku mubiri wawe. Niyo mpamvu ibitekerezo bihita bikubwira ngo irukankire mu bapfumu. Wakwirukankira mu bapfumu ni ukuvuga ngo kuko wibona nk'umubiri, wakwibona nk'umubiri, wakwirukankira mu bapfumu, kuzimu bakavuga ati urakaza neza mboga zizanye, ngwino dukorana amasezerano y'imikoranire hagati yacu nawe. Kubera iki? Waba joyininze, waba yobotse. Satani rero nuko nguko ayobya bamwe kubera benshi batarisobanukirwa, benshi batarimenya. Biragusaba rero kugira ngo dore ukuntu ijambo ry'Imana rivuga hano. Twongere dusome hano mu Baroma igice cyaho cya 8. Abaroma igice cyaho cya 8. Tumve iki jambo rivuga. Abaroma igice cya 8 handitse ngo kuva ku murongo wa 9 haravuga ngo ariko mwebwe ntimuri abakamere ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Urumva ko ijambo ritwereka ko nge nawe turaba umwuka. Ngo ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo ari muri mwe nibwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka ari muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka we yazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo, izazura n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Noneho hagakomeza avuga ngo nuko rero bene data muri mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ubata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha ati aba data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa. Umva shuti mukundwa muri Kristo Yesu. Ariko tuzamutse hejuru kuva ku murongo wa 4 wa 5 haravuga ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Iyo ushaka kwiyubaka kugira ngo imbaraga z'ubupfumu n'ubukonikoni n'uburozi zitakunesha, wita ku by'umwuka, wita ku by'ubugingo, wita ku byo kurya by'ubugingo, wita ku magambo y'umwuka. Amagambo yose twumva siko ari ay'umwuka, hari ayandi magambo usanga atari ay'umwuka. Inyigisho zose twiga mu nsengero cyangwa twumva mu bantu batandukanye, ntabwo ariko buri nyigisho zose ziba ari iz'umwuka. Hari zimwe nyigisho usanga atari iz'umwuka, ahubwo usanga ari iz'umubiri. Noneho kuko rero mwizi inyigisho z'umubiri, inyigisho z'umubiri zenda zifite icyo zafasha umubiri wawe, ariko ntacyo zizafasha kuri wowe w'umwuka. Inyigisho z'umwuka ni za zindi zigaruka zigahumura ibitekerezo byawe, zigakangura ibitekerezo byawe byasinzirijwe, kuko mu isi ya kirozi hari ukuntu basinziriza ibitekerezo by'umuntu
hari ukuntu basinziriza umutima w'umuntu bagasa nk'aho bawurangaje, bawuzirikiye ahantu mu gahuge runaka, ukabaho udafite icyo witaho. So ni ukuvuga ngo rero inyigisho z'umwuka ziza zikangura umutima wawe, ziza zikangura intekerezo zawe, ziza zikangura zifungura amaso y'umutima wawe ugahweza ukabona, ziza zikwereka inkomoko y'ibyo ucamo n'ibyo unyuramo, kandi zikaza zikwereka uko wakwitwara n'uko wakwifata kugira ngo ubashe kukabiliana na hayo matatizo. Mafundisho ya kiroho ni mafundisho yanayoweza kutusaidia namna ya kukabiliana na maadui zetu. Inyigisho z'umwuka ni inyigisho zishobora kudufasha uburyo dushobora guhangana n'ababisha bacu tukabatsinda, abo tuba turwana nabo mu mwuka. Nta munsi n'umwe umurozi iyo yakwatatse akakwataka mu mwuka, wowe ukajya kumurwanya mu mubiri, ntuzigere umunesha namba. Abadayimoni bakwataka mu mubiri, wowe ukajya mu mwuka, ukajya kubarwanya mu mubiri, ntuzigere ubanesha wowe namba. Bisaba kugira ngo nawe ube uri umunyamwuka kandi wimenye. Noneho niwatakwa n'umurozi nawe umwatake mu mwuka. Kwatakishije ubukene, nawe umwataka umusenya, umusubiza ubukene bwe. Nakwatakana indwara, nawe umwatakana ijambo, umubwire yuko handitswe yuko ubwe yikoreye indwara zacu zose n'ubumuga bwacu bwose abwishyiraho. Uwo ni Kristo Yesu wishyizeho indwara zacu zose n'ubumuga bwacu bwose, kugira ngo tubashe kubaho mu buzima buzira umuze tubihawe n'umwami Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, atwitangiye ku musaraba kugira ngo tubeho dufite umudendezo wo muri we. Ndagira ngo rero nkubwire, ita ku by'umwuka, ita ku by'umwuka kuruta ibindi byose. Umubiri uzapfa, umubiri uzabora. Ita kuri wowe imbere udafite kubora. Iyubake wowe w'imbere, iyubake usenga, iyubake wumva amagambo y'Imana, iyubake wiga gusenga, iyubake wiga ijambo ry'Imana. Ni ibintu bibiri byagufasha kwiyubaka: kwiga gusenga ukamenya gusenga, kabiri kwiga ijambo ry'Imana ugasobanukirwa ijambo ry'Imana. Ariko utagamije kwiga ijambo ry'Imana mu nyuguti, kuko abize ijambo ry'Imana mu nyuguti ntacyo babasha gukora rwose. Yesu yaje mu isi asanga hari abitwaga abigisha iki? Amategeko. Nuvuga ngo bari barafashe icyitwa ijambo ry'Imana barifata mu nyuguti, ndetse n'igihe yabagezemo ntabwo bigeze batahura ngo bamenye ko uwo bahoraga bavuga mu buryo bwabo batamuzi yamaze kubinjiramo, kuko bari bamaze igihe kirekire babitse mu bitabo byabo ubuhanuzi bwa Mesiya wagombaga kuza, ariko ntibigeze bamumenya kandi bari bafite ibitabo bimuvugaho. Biratangaje kuba waba umaze imyaka myinshi mu gikristo, ariko imyuka igukiniraho ikakuvogera, ikakuboha neza, ikakudomina. Kandi muri wowe Yesu ubwe ku giti cye yaravuze ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Kuba utabasha kwirukana umwuka ukurimo ngo kuvemo, ikimenyetso ni ikimenyetso simusiga ko Yesu Kristo atarinjira muri wowe neza. Hari ibintu bibura muri wowe. None se si wowe wabivuze? Yesu arongera avuga ngo unyizera azakora ibyo nakoze ndetse n'ibyo ntakoze, kuko njya kwa Data. Nuvuga ngo ubasha gukora ibyo Yesu yakoze, ugakora n'ibirutaho, kuko ni isezerano yatanze. Ariko zirikana ko yavuze ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka. Arongera avuga ngo ntacyo mwabasha gukora mutamfite, kugira ngo ugire icyo ukora mu isi y'umwuka, kugira ngo ubashe gukoraza amaoperasiyo mu isi y'umwuka yo gukubita imyuka mibi no gukubita abarozi n'abapfumu n'abakonikoni n'abakwanga bose, kugira ngo ugere ku rwego rwo kunesha imbaraga z'uburozi n'iz'ubukonikoni. Bigusaba kugira ngo wowe mu mwuka wawe
bigusaba kugira ngo wowe muri we mwimbere ube wibitsemo ijambo ry'umwami Yesu Kristo, kabiri wibitsemo ubuzima busenga, utakishidikanyaho waramaze kwimenya no kwisobanukirwa uriwe. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Biragusaba rero kugira ngo ukanguke, kuko umwanzi wawe akora ku manywa na nijoro. Twabonye mu cyigisho kigaragaza ko ubugingo bw'umuntu bushobora kubohwa bukafatwa n'abarozi. Muri icyo cyigisho twabonye ko mu byakozwe n'umwe igice cya 23 twaje kubona ukuntu abayuda ngo barahiye ari abagabo bagera muri 40 bararahira bagambirira yuko yanga bikunda batari buze kurya no kunywa bataramara kwica Pawulo. Ngo bararahira baramubikira ariko Imana iza kumurokora. Habwa icyubahiro ko yaje kumurokora. Ndagira ngo rero nkubwire ngo ababisha bawe mu mwuka baba barekereje baraguhiga. Narababwiye ngo ubundi abarozi bakora cyane mu gihe cy'ijoro abantu basinziriye, bakorera cyane kuva mu isaha ya 6 z'ijoro bakaza bagakora mu isaha ya 8, bakakorera mu isaha ya 9, bakongera bagakora mu rukerera abantu bagiye kubyuka 11 gutyo 10. Ayo masamba bwi kuva mu gicuku cya 6 kugeza ukamanuka ukageza 11. Abarozi nicyo gihe baba barimo barakora spirit zabo, myuka yabo niho itangira gukora, ikora ka kazi ko kwiba, ikora ka kazi ko kwica, ikora ka kazi ko kurimbura. Igihe mwebwe muba mushyizweyo biragusaba rero ko noneho rero n'igihe ubyutse ntumenye icyo gukora. Igihe ubyutse abarozi baraye bagukiniraho bakuvogeye kuko nyine uracyari umunyamubiri. Ariko ndagusengera kugira ngo mu mbaraga y'umwuka wera Uwiteka amanuke mu buzima bwawe, akwigishe kandi akutoze, akumenyeshe yuko utari umunyamubiri, uri umunyamwuka. Ahubwo bumunyamwuka mwiza ujijutse, bumunyamwuka mwiza wo mu gice cy'ijuru, bumunyamwuka mwiza wo mu gice cy'Imana. Umenye ko muri wowe, muri uwo mwuka wawe, muri wowe mwimbere hari ubumana buguteretsemo bukugendamo, kuko wavutse ubwa kabiri muri Kristo Yesu. Uvuka kubw'imbuto itabora ryo jambo ry'Imana. Kandi wibuke ko handitswe ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, nta na kimwe kitaremwe nawe, kandi nawe wavutse kubw'ijambo. Kumbe mu yandi magambo hari ijambo wasohora mu kanwa kawe rikava mu kanwa ari inkota, rikava mu kanwa ari kombora, rikava mu kanwa ari bombe, rikava mu kanwa ari bombe ya kirimbuzi, bitewe n'urwego maze kugeraho rwo kwizera kwawe, bitewe n'urwego umaze kugeraho rwo kwimenya, bitewe n'urwego umaze kugeraho rw'imyumvire myiza yo mu buryo bw'ubumana, bitewe n'urwego umaze kugeraho rw'ubwenge bw'ubumana bumaze kuzura muri wowe. Ndagusengera ngo ubwenge bw'ubumana bukumanuke mu izina rya Yesu. Ubwenge buguhesha kunesha imbaraga zose zikurwanya, ubwenge bukubashisha kumenya icyo buri gikorwa cyose umurozi yakoze ku buzima bwawe, igihe warushyizwe, igihe warusinjiriye, ukaba wabasha kwitahura no kwimenya. Twigisha ibi bintu kugira ngo abantu bajijuke, bagira imbaraga zo kukabiliana cyangwa zo guhangana no kunesha ibiba binyuza, ibibarwanya. Hari ibiguhinyuza utabonesha amaso yawe, hari ibikurwanya wowe udashobora kubonesha amaso, kandi wowe nyamara bikubona. Kitangaje birakubona cyane kandi biranakuzi cyane. Ibuka ko umunsi umwe abadayimoni babwiye Yesu ngo uje kuturimbura igihe cyacu kitaragera. Baramubwira ngo turakuzi, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Nuvuga ngo rero abadayimoni niba bari bazi Kristo, uribwira we ko batakuzi? Barakuzi cyane. Igihe wowe utabazi, wowe barakuzi. Niyo mpamvu usaba kugira ngo uhugukire mu by'umwuka, nawe umenye imikorere yabo. Abarozi bamenye
Umurozi aba akuzi cyane. Igihe wireberera mu bukene, igihe wireberera mu bibazo, igihe wireberera mu madeni, igihe wireberera muri ibyo, kandi umurozi n'ubundi ateza ibyo bintu kugira ngo biguhume, wireberere mu bibazo. Numara kwireberera mu bibazo, noneho bya bibazo wibone kuri ibibazo, nuibona nk'ibibazo, bimufashe kukurangiza, bimufashe kukwambura buri mugisha wose Imana yaguhaye. Ndagusengera kano kanya muri Yesu Kristo kugira ngo ubuntu bw'Imana bwururukire ubuzima bwawe bugukangure. Tugiye gukora isengesho, hitujya ku isengesho official, ukande subscribe. Turahacisha isengesho rikangura wowe, isengesho rihamagara imbaraga zinesha abarozi, isengesho rihamagara ubwenge bw'Imana muri wowe, bugufasha gutsinda iyo myuka y'abadayimoni. Kuko iyo myuka y'abadayimoni irakuzi, abo barozi barakuzi, ariko we ntabwo ubazi, ntuzi n'imikorere yabo, ntuzi n'uburyo bakoramo ibintu. Niyo mpamvu bakunesha. Iyo baje bakagutwara mu isi y'umwuka, ntumenye igihe bagutwariyemo. Urabyuka gusa ugasanga nyine ukagira ngo waryamye bisanzwe, ariko utaryamye bisanzwe. Kumbe hari ahantu waraye, hari ahantu baraye baguhingisha, baraye bagukoresha, bakubakisha, baraye bagukoresha imirimo yabo mu masi yabo, bakakugarura muri uwo mubiri wawe, ukitwa ngo urakangutse, ariko akazi wakoze ari akazi gakomeye cyane muri iyo si yabo. Kubera iki? Bakwifatiye nk'amatungo yabo, barakubonerana, kuko nyine bakubonye ko nta uri vide, uri zero. Kubera iki? Na Yesu yaravuze ngo dayimoni ivuye mu muntu igenda izerera, ishakisha uburuhukiro ikabubura. Barakurebye babona ko muri wowe hari uburuhukiro bwabo. Ubu ni wowe ugomba kwanga ukavuga uti nta buruhukiro mufite mu mubiri wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ukabwira izo mbaraga, ukabwira iyo myuka, ukavuga ngo nta buruhukiro mufite muri nge katika jina la Yesu. Ukibwira ngo nta buruhukiro mufite muri nge, ukayitokesha irahita igenda. Ni wowe ugomba kubwira abadayimoni uti nta buruhukiro mufite muri yo nda. Ndavugana nawe uba ufite ibintu bihora byidumbaguza mu nda yawe, cyangwa se ibintu bigenda bitondagira umubiri bisirikira mu bitugu byawe. Ugomba kuvuga uti nta buruhukiro mufite mu bitugu byanjye, nta buruhukiro mufite mu buzima bwanjye. Ukavuga ati muri Imana batwike. Niba waramaze kwimenya ko uri umwana w'Imana, niba waramaze kwimenya ko muri wowe wavutse ubwa kabiri ukabyarwa n'imbuto itabora, kandi ukamaze gusobanukirwa agaciro k'ijambo ry'Imana, ko riyo risohotse ku rurimi rw'umuntu, risohoka ari ijambo rifite ubugi busumba bw'izindi nkota zose, rigabanya umwuka n'ubugingo, rikagabanya umusokoro n'igufwa. Wakoresha ijambo ry'Imana ukabaga ubugingo bw'abarozi, ukabaga za spiriti z'abarozi, zikagucikaho zikakuzinukwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro igumugisha. Reka dusoreze ahangaha. Wowe wari urimo uradukurikira, jya kuri senga ubohoke, hanyuma wumve isengesho ribasha gusenya imyuka y'iki, cyangwa se ribasha kunesha imbaraga z'abarozi. Isengesho wumva aho ngaho dusengane nawe, isengesho rikumanuramo imbaraga, isengesho rikumanuramo ubwenge, isengesho rikumanuramo ubushobozi bwo gutsinda abarozi. Ngaho karibu ku isengesho ribohora official. Imana iguhe umugisha. Kora subscribe, tubane nawe mu buzima bw'ijambo ry'Imana, kandi tubane nawe mu buzima bwo gusenga. Ntabwo uzigera wicuza, kandi ukoreshe ya. Imana amahoro iguhe umugisha. Imana amahoro ikugire neza. Shalom shalom.